Ndagushuhuje wowe muvandimwe, wowe uzakurikira iki cyigisho, wowe uri mu makuba, wowe uri mu kaga, ndagushuhuje. Imana y'amahoro ibe hamwe nawe. Iyo turebye ibirimo birabera mu isi, ni agahomamunwa. Abantu bamaze guta umutwe, abantu ntabwo bakiyubaha, abantu kwita ku byanditswe byera babiteye umugongo, abantu ijambo ry'Imana barihinduye ubusa, abantu ntabwo bashaka gukizwa n'ubuntu bwa Kristo, ahubwo barashaka kwikiza bo ubwabo. None amaherezo ni ayahe? Ntabwo abantu bazi yuko Imana yaremye umuntu nta kindi kintu yageretseho, kandi umuntu yaremye yamara gucumura ikanamucungura. Ahubwo abantu bagenda bayorera ibindi bintu hirya no hino kugira ngo bibashyigikire mu buyobe bwabo, nyamara ntabwo bikwiriye. Reka dusenge kugira ngo dukomeze. Uruwera Mana ishobora byose, icyubahiro n'ikibi cyawe. Waremye umuntu mu ishusho yawe, umukunze, ari mwiza, atunganye, nyamara umwanzi aramuhindanya, umuntu ahinduka mubi, mbese aba mubi kurushaho, nyamara ntiwamujugunye, ahubwo waraje ngo mupfire, maze yongera asubirane ubwiza yahoranye uhabwa icyubahiro. None ndakwinginze, wumve gutakamba kwacu no gutakamba k'umuntu wese usengera ibizera bikorerwa muri iyi si, hanyuma uduha amahoro ava kuri wowe, byose bihe uko bishaka mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Iyo dusomye mu Itangiriro igice cya 2 umurongo wa 7, hari amagambo avuga ngo, Uwiteka Imana irema umuntu mu mukungugu wo hasi, imuhumekera mu mazuru umwuka w'ubugingo, umuntu ahinduka ubugingo buzima. Imana y'ubwayo iremye umuntu, nta kindi kintu irengejeho uretse kumuhumekera mu mazuru umwuka w'ubugingo. Umuntu yari atunganye, nta kibi yari afite, nta n'icyamurangwagaho na kimwe. Nyamara iyo ukomeje ugasoma n'ubundi mu Itangiriro igice cya 1, hari amagambo avuga ngo, umurongo wa 26, Imana iravuga iti, tureme umuntu agira ishusho yacu ase natwe, batwara amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'amatungo n'isi yose n'igikururuka hasi cyose. Ndasubiramo, Imana iravuga iti, tureme umuntu agira ishusho yacu ase natwe. Umuntu ntabwo yaremwe ari inzobe, ntabwo umuntu yaremwe ari igikara, ntabwo umuntu yaremwe, ese mbivuge nguki, umuntu yaremwe asa n'Imana. Ubwo uko Imana isa niko n'umuntu aremwa yasaga. Bivuze ngo izi nzobe abantu bafite, iyi mibiri itandukanye abantu tugira, yaturutse ku cyaha, ni ingaruka y'icyaha. Imana irema inyamaswa zo mu isi nk'uko amoko yazo ari, n'amatungo nk'uko amoko yayo ari, n'ibintu byose bikururuka hasi nk'uko amoko yabyo ari. Imana ibona ko ari byiza. Iyo usomye ku murongo wa 25, Imana ibona ibintu byose yaremye ko ari byiza, hanyuma ibiha umuntu yari imaze kurema ngo abitware. Uwo muntu yaremwe mu ishusho yayo. Dusubire ku murongo wa 26,
Imana iravuga iti tureme umuntu agira ishusho yacu ase natwe, batwara amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'amatungo n'isi yose n'igikuruka hasi cyose. Imana irema umuntu ngo agire ishusho yayo, afite ishusho y'Imana niko yamuremye, umugabo n'umugore niko yabaremye. None twibaza iki kibazo: Imana ni Inyarwanda, Imana ni Indundi, Imana ni Inyakenya, Imana ni Inkongomani, Imana ni Inyisiraheli, Imana ni Indage, Imana ni Imbirigi, Imana ni Imfaransa, Imana ni ubuhe bwenegihugu Imana ifite? Mbese umuntu wabyawe n'Imana ni ubuhe bwenegihugu aba afite? Ubwenegihugu aba afite ni ubwo muri Yesu Kristo gusa. Ntabwo Imana yigeze rema Umurundi, ntabwo Imana yigeze rema Umunyarwanda, ntabwo Imana yigeze rema Umukongomani, ntabwo Imana yigeze rema Umunyakenya, ntabwo Imana yigeze rema Umuyisiraheli, Umudage, Umubirigi, ntabwo Imana yigeze rema Umwongereza, ntabwo Imana yigeze rema Umusenegali n'Umunyanigeriya. Imana yaremye umuntu kandi ibona ko ari mwiza. Imana ntiyigeze irema Umuhutu, ntiyigeze irema Umututsi, ntiyigeze irema Umutwa, ntiyigeze irema Umwenengwe cyangwa se Umwega n'Umusinga. Imana yaremye umuntu. None ibyo byose byavuye he? Ibyo byose ni ingaruka y'icyaha. Mu Befeso, igitabo cy'Abefeso igice cya 2 hari amagambo tugiye kuhasoma. Abefeso igice cya 2 umurongo wa 11 niho duhera. Hari umutwe uvuga ngo abanyamahanga n'Abayuda ni bamwe muri Kristo. Wumvise? Muri Yesu Kristo nta munyarwanda ubamo. Muri Yesu Kristo habamo umuntu, ntabwo habamo aya moko abantu birirwa bapfa. Ugasanga igurupe imwe ngo ni Abatutsi, iyindi ngo ni Abahutu, indi ngo ni Abatwa. Nyamara abo bose uramutse ufashe buri umwe muri buri tsinda, ugafata agashinge gato ugatobora uruhu rwe, rwavamo amaraso atukura. Harya umubajije uti ni iyihe laboratwari mu isi ipima amaraso y'abantu ikamenya ko amwe ari ay'Abahutu, andi ari ay'Abatutsi, andi ari ay'Abatwa? Ni iyihe laboratwari ikora ibyo? Nta gisubizo yabona uretse kurya iminwa gusa. None ibyo bintu byavuye he? Ko muri Yesu Kristo twese turi umwe, ko nta bwoko na buke muri Yesu Kristo, abantu ni bamwe. Reka dusome. Nuko mwibuka yuko kera mwebwe abanyamahanga ku mubiri, aba bakebwe n'intoki ku mubiri bita abatakebwe, mwibuke ko icyo gihe mwari mudafite Kristo, mutandukanijwe n'Ubwisirayeli, muri abashyitsi ku masezerano y'ibyasezeranijwe, ari nta byiringiro mufite by'ibizaba, ahubwo mwari mu isi mudafite Imana rurema. Ariko none kuko muri Kristo Yesu, mwebwe bari kure kera mwigijwe hafi n'amaraso ya Kristo. Amen. Mbega amaraso ya Yesu Kristo icyo yakoze ni ukutugira umwe. Ureke bwa bumwe ab'isi birirwa bahimbahimba bw'amafuti bwo kwica abantu gusa no kubarenganya, ngo ni ubumwe bashaka, ngo ubumwe bw'amadini, ngo ubumwe bwa za leta, ngo babaye umwe na Kristo. Ariko kari cyo cyabafasha. Uwiteka bahumura amaso, nicyo nabifuriza.
muri Kristo Yesu nta munyarwanda, nta munyakenya, nta mukongomani. Muri Kristo Yesu umva, abantu bose bafite icyangombwa kimwe kiranga ko ari abantu, ni Yesu Kristo. Umva, ubundi niki kiranga ko abantu ari abantu? Niki kiranga ko umuntu ari umuntu? Ni umutima nama kandi wumviwe na nyirawo. Kubera yuko ibihugu byinshi ku isi abaturage babituye bafite ibyo bita indangamuntu. Indangamuntu, murumva iryo zina? Reka tubivuga gutya, yaba iy'igipapuro, yaba iy'ikoranabuhanga, yaba iya plastique, izo zose ni indangamuntu, ariko ntabwo arizo ziranga ko abantu turi abantu. Ikiranga ko turi abantu ni imitima nama yacu, nicyo kiranga ko turi abantu. None ni gute umuntu yaba afite iyo ndangamuntu agatinyuka agafata umwana w'uruhinja akamusekura mu isekuru? Murumva uwo mutima wa kinyamaswa? None so ndangamuntu ntiyarayifite? Kuki yakoze amahano nk'ayo ya kinyamaswa yitwa ngo afite iyo ndangamuntu? Mwarabyibagiwe? Oya, twe ntabwo twabyibagirwa. Ni gute umuntu yitwa ngo afite indangamuntu iranga ko ari umuntu da, nk'uko wabyumva, yarangiza akirwa mu nama zigambanira mugenzi we ashaka kumukuramo umwuka, akirwa mwirukankana ku gasozi ngo ntiyivuje? Unyumvire, uwo mutima ni uwa kimuntu cyangwa ni uwa kinyamaswa? Oya, tujye tubwizanya ukuri kandi twerure pe, uwo mutima ntabwo ari uwa kimuntu, ni uwa kinyamaswa. Ubu abantu banze abandi ku rwego ruteye ubwoba ngo nuko bativuje nk'uko nabo bivuje. Ariko izo mpuhwera, izo mpuhwe ni bwoko ki? Biratangaje, biranababaje kubona umuntu agushishikariza kujya gufata ibintu akabigushishikariza pe, ngo ni byiza, ni safe and effective, birizewe, ariko yarangiza akajya gutekinika ikarita azagenda yerekana uwo atagiye kubifata. Mbega ubugome! Uwo afite indangamuntu. Nzaba ndeba, nabifuriza kugira ikibaranga kimwe, amaraso ya Yesu Kristo. Nicyo kimuranga, kidasaza, kidapiratwa, nicyo kimuranga cy'ukuri. Ntabwo umuntu yari gutinyuka ngo afate mugenzi we amuteme ijosi rigwe hasi areba amaraso ave, kandi afite indangamuntu. Niba koko izo mpapuro n'ayo makarita aribyo biranga ko umuntu ari umuntu. Ariko ibintu by'amakarita byagiye bikora n'amabara menshi, kandi na vuba cyane biteguye kuyakoresha, bakongera bakarimbura ikiremwamuntu bayakoresheje. None se kuri bariyeri babazaga ibiki? Ntabwo bakubazaga ikarita? Ikarita se yiki? Si indangamuntu? Twereke uri iki? Kandi abodi bagahora muri kiliziya n'isengero. Ngiyi impamvu muri Kristo Yesu nta mudivantiste ubamo, nta mukatolika ubamo, nta muyisilamu ubamo, nta mwangirikani ubamo, nta muyehova ubamo, nta mugorozi ubamo. Muri Kristo Yesu abantu bose ni bamwe. Muri Kristo Yesu abantu barakundana, nta ugambanira mugenzi we. Ariko birababaje kugeza ubwo umuntu akwishyiramo. Waba ufite n'uwo mwitiranwa mu mudugudu, uwo mwitiranwa yaba ari impano agiye guhabwa cyangwa se ikindi kintu agiye guhabwa, yamara gusoma amazina y'uwo muntu agasanga muri itiranwa, agahita acishamo umurongo
nyumvira urwango, kandi uwo ngo ajengeranya ikimuranga ngo ni indangamuntu di. Mwagize Yesu Kristo akaba ari ubabera ikibaranga. Imana iduhumura amaso kandi duhe kumva no kumvira. Reka dusome mu Itangiriro igice cya 11 twumve intandaro y'ibintu by'indimi aho byaturutse, turebe icyari cyabaye n'ikirimo kiraba, turebe n'icyakurikiyeho, turebe n'ikigiye gukurikiraho, ubundi dusoze icyigisho cyacu. Itangiriro igice cya 11 umurongo wa mbere niho duhera. Igice cya 11 haranditswe ngo Imana inyuranye indimi z'abantu, isi yose yari ifite ururimi rumwe n'amagambo amwe. Mbere y'uko uyu munara w'i Babeli wubakwa, abantu bari bafite ururimi rumwe rwose, nta murundi wabagaho, nta n'umunyarwanda wabagaho, nta n'umukongomani wabagaho, oya n'izindi ndimi nyinshi muzi ubwanyu. Bagenda berekeye iburasirazuba, babona ikibaya kiri mu gihugu cy'Ishinari, barahatura. Barabwirana bati mureke tubumbe amatafari tuyotse cyane. Kandi bagiraga amatafari mu cyimbo cy'amabuye, bakayafatanisha ibumba mu cyimbo cy'ibyondo. Baravuga bati mureke twiyubakire umudugudu n'inzu y'amatafari ndende izagere ku ijuru, kugira ngo twibonere izina rimenyekana, twe gutatanira gukwira mu isi yose. Wumvise aho indimi zaturutse? Ku kwigomeka ku Mana. Ubundi muri Yesu Kristo nta bundi bwene gihugu bubayo, nta bwene gihugu bw'ubunyarwanda bubayo. Njye simba shaka no kumva ngo umuntu ngaranyita umunyarwanda. Uranyita umunyarwanda se ushingiye kuki? Wanyisa umuntu waremwe n'Imana. Kibi bintu by'ubunyarwanda n'u Burundi n'abatanzania n'abanyakenya bifite aho byaturutse, kandi katari ku mugambi w'Imana. Ibintu kare najya abantu bitwaza bakagira nabi bagenzi babo. Ubu ugasanga abarundi n'abanyarwanda ntibacana uwaka, abatanzania n'abarundi ntibacana uwaka, abakongomani n'abanyarwanda ntibacana uwaka. Mbese ibyo bintu byo urabyumva ute? Mbega ubugome. Kadukomeze. Uwiteka amanurwa no kureba umudugudu n'inzu ndende abana b'abantu bubatse. Uwiteka aravuga ati dore aba n'ubwoko bumwe n'ururimi rumwe. Ibyo nibyo babanje gukora, none nta kizabananira gukora bagishatse. Reka tumanuke tuhahindurire ururimi rwabo, rubemo nyinshi zinyuranye, be kumvana. Niyo mpamvu uzasanga umunyarwanda atumva Icyongereza, n'ucyumva aba yarakize, si kavukire ye. Usanga umufaransa ntiyumva Ikirundi, usanga umukongomani ntiyumva Igitaliyani. Mwumvise aho ibyo bintu byaturutse? Ari naho rero hahita hava kumarana kwacu. Ariko icyo nshimira Imana, uwamenye Kristo, ibyo ntibibaho. Muri Yesu Kristo nta mututsi, nta mutwa, nta muhutu, nta mwenengwe, nta mwega, nta musinga, nta munyiginya. Umva, utwo dudokere twose ku mwana w'Imana ntitubaho. Oya, ntitubaho. Ku mwana w'Imana, ari umurundi, ari umunyarwanda, ari umunyakenya, ari umukongomani, ari umugande,
umva, igihugu yaba avamo cyose amufata nk'umuntu waremwe n'Imana kandi akamuha agaciro nk'ako nawe afite. Wowe uri iki? Nkwifurije kuba uwa Kristo ukagira ubwenegihugu bwa Kristo aho kugira ubwenegihugu bw'ibihugu bisanzwe. Reka dukomeze hano. Uwiteka batataniriza gukwira mu isi yose, barora kubaka wa mudugudu, nicyo cyatumye witwa Babeli, kuko ariyo Uwiteka yahinduriye ururimi rwabo mu isi bose rukavamo nyinshi zinyuranye, kandi ariyo yabakuriyeyo akabatataniriza gukwira mu isi yose. Icyo gihe bishyize hamwe, bibumbira hamwe nk'inzoga y'itende, bajya inama baravuga bati twubake uyu munara, tuzawugeze mu kirere, maze Imana nongera guteza umwuzure tuzahungirayo. Ariko byarangiye Imana ibishenye. Ngiyo n'impamvu Imana igiye gusenya Babuloni yo mu minsi y'imperuka. Amadini yihurije hamwe nk'inzoga y'itende, amareta yihurije hamwe nk'inzoga y'itende, badahujwe no kuvugira Imana cyangwa se gukorera Imana, bahujwe no kuyirwanya. Ibyo byose Uwiteka agiye kubirimbura. Cyakora mbere y'uko abirimbura, atanga umuburo kuri buri muntu wese kugira ngo nawumvira asohoke muri Babeli cyangwa se Babuloni igiye kurimbuka. Ibyahishuwe igice cya 18 ari naho ngiye gusoreza. Haranditswe ngo irimbuka rya Babuloni. Hanyuma y'ibyo mbona marayika wundi amanuka ava mu ijuru, afite ubutware bukomeye, isi imurikirwa n'ubwiza bwe. Arangurura ijwi rirenga ati, iraguye iraguye Babuloni ikomeye, ihindutse icumbi ry'abadayimoni, aharindirwa imyuka mibi yose n'ibisiga byose bihumanye kandi byangwa, kuko amahanga yose yanyoye inzoga arizo ruba ry'ubusambanyi bw'uwo mudugudu. Kandi abami bo mu isi basambanaga nawo, abatunzi bo mu isi bagatungishwa n'ubwishi bw'ubutunzi bwawo no kudamarara. Numva irindi jwi rivugira mu ijuru riti, bwoko bwanjye nimubusohokemo, kugira ngo mwe gufatanya n'ibyaha byawo, mwe guhabwa no ku byago byawo. Urashaka gukiza ubugingo bwawe? Va inyuma y'amadini na za leta z'uyu munsi. Genzura ibyo bakubwiye byose, urebe niba bihuje na handitswe ngo. Nusanga bihuje na handitswe ngo, ubikore. Nusanga bidahuje, ubahakanire. Imana ibigushoboze mu izina rya Yesu Kristo. Reka dusenge. Turagushimye Imana yacu, we murengezi wacu, uhabwa icyubahiro. Uri uwera wahozeho, uzahoraho, uriho. Ngwino uture mu mitima yacu, mu izina rya Yesu Kristo. Amen.